Amahoro y'Imana kuri ubana twe muri gahunda cuza amakuru zitandukanye unyuze kuri izi channel zacu ebyiri arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24 ngo ikaze muri gahunda cuza amakuru na amakuru agiye kwibanda kuri iyi nkuru ivugwa ku bijyanye n'imirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umutekano uragenda urushaho kuzamba imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 bafatanyije na twirwaneho ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC yatumye abaturage ibihumbi bahunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bice bitandukanye bya Fizi ndetse na Uvira ibaye mu gihe amahanga akomeje gusaba impande zose guhagarika imirwano no gushyira imbere ibiganiro bigamije amahoro arambye ngo hayi ikaze muri inkuru yacu ku buryo burambuye nge mujye kubanitwa Etienne Besa. Imirwano mu Minembwe imaze gufata indi ntera kuva mu ntangiriro za Gicurasi muri uyu mwaka turimo abaturage bemeza ko inyeshyamba za M23 ndetse natwirwaneho bakomeje kwirwanaho banihagararaho mu bice bitandukanye byangaha mu Minembwe byatumye gusa abaturage benshi bagira ubwoba bitewe n'iyi mirwano ikomeje kuvugwa hano mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo kuri wa kabiri tariki ya 20 Gicurasi rwabyutse rwambikanye mu gice cya Rugezi giherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yari ikaze cyane kandi iremereye aho yarenganishije ihuriro ry'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe twirwaneho ufatanije n'umutwe wa M23. Iyo mirwano yatangiye saa 12 z'igitondo ikaba yarimo ibera hahoze ari kwa Sabune no mu nkengero zaho nko hutwa kwa Didasi no muri Nyakirango muri Rugezi. Umwe mu baturage batuye muri ibyo bice yagize ati hano mu Rugezi umwanzi yateye kandi ari gushyiramo akabaraga ngo ahafate ku mugoroba yari yagarutse nabwo yashatse gushyiramo akabaraga ngo afata akagace ko kwa Sabune. Ubuhamya bw'isoko yacu ikomeza ivuga ko kugeza ku mugoroba kuri wa kabiri hari akiri intambara ikomeye ku mpande zombi ariko ko uruhande rwa leta ya Kongo rwatangiye kurwana rusubira inyuma. Iyi mirwano yongeye kubura mu gihe kuwa mbere nabwo impande zombi zarwanye bikomeye aho zari zirimo kurwana mu misozi ya Nyakirango no mu tundi duce tugabanya Gasiro na Rugezi. Uwo munsi kandi imbere ya saa sita twirwano ifatanyije na M23 birukanye iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo izu Burundi n'imitwe twaje intwaro ya Wazalendo na FDLR. Gusa makuru tumaze kumenya nuko abarwanye mu mutwe wa twirwaneho no M23 bakiri umusadu turutse mu Minembwe urimo abasirikare benshi kandi bazanye n'ibikoresho bya gisirikare bikomakomeye. Iyi mirwano ikomeye yongeye kubura mu gihe hari hamaze iminsi havugwa ko leta ya Kongo yabishaka kwigarura ibice bya Minembwe n'ikibuga cy'indege cyayo ndetse nahitwa mu Mikenke. Namakuru yanavuzwe ko muri iki gice cya Rugezi cyoherejwemo abasirikare ba leta biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bo mu itsinda ry'abamudahusha rya Jerivi Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Abandi nanone boherejwe muri point 0 ari naho bateganya kuzaga bitero mu duce twegereye ikigo cy'indege cya Minembwe gerereye ikaziba. Hagati aho uruhande rwa leta rukomeje kurushwa imbaraga kuko mu mwanya muto ushize rwambu agace rwari rwafashe ndetse abarugize bari guhunga berekeza ahitwa Gasiro n'ahitwa Matanganika. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru twaguteguriye, reka ngushimire wowe bana natwe muri gahunda